None tukwa kino Gicurasi turahimbaza abatagatifu Izayasi, Pakomi na Ranguda. Uyu nanjye Dani Element TV. Reka tugere ku mateka ya mutagatifu Izayasi umuhanuzi. Izina rya Izayasi cyangwa se Izayi rishaka kuvuga ngo uhoraho arokora cyangwa uhoraho niwe murakozi wanjye. Umuhanuzi Izayasi yavukiye muri Israheli mu kijana cya 8 imbere ya Yezu Kristo. Yaba Yerusalemu hagati y'imyaka ya 736 na 701 imbere ya Yezu Kristo. Ni wo muryango wa Yuda. Niwe muhanuzi wanditse igitabo kinini, n'umuhanuzi wo mu isezerano rya kera, akaba yarabayeho ku ngoma ya Ezekiyasi. Mu gihe cye ubwami bwa Shuru bwarushije ubwa Yuda ubuhangange no gukomera. Izayi rero yamenyeshaga umuryango wa Israheli ko wadohotse mu kuyoboka Uhoraho, kandi kubera iyo mpamvu bakazikurira uburakari bw'Uhoraho. Umwami Manase mwene Ezekiyasi yatoteje abantu benshi b'intungane bo mu gihe cya Izayasi umuhanuzi. Izayasi ni umwe mu bahanuzi bakuru bane ari bo Yeremiya, Ezekiyeli na Daniyeli. Ubwo bukuru bwabo nabukesha n'ibitabo binini banditse, ahubwo banabukesha by'umwihariko ko bahanuye amazu y'umucunguzi mu buryo burushijeho gusobanuka. Umuhanuzi Izayi atubwira uko dutegereza umucunguzi, umwami w'igihangange kandi umucunguzi uzaza, azuza amasezerano yose Imana agira umuryango wa Israheli. Azagarura abantu bari baratannye, ariko Izayasi avuga akomeje ati nimudakomera ku Mana ntimuzakomera. Izayasi ababajwe n'umuryango wa Israheli utazi kumvira Uhoraho no kuzirikana isezerano wagiriye Uhoraho. Nuko Izayasi yumva ijwi rya Nyagasani rigira riti mbese ndatuma ninde twakohereza? Nuko Izayasi arasubiza ati ndi hano numa. Mu mwaka 734 ubwami bwa Damasi n'ubwa Samariya bwashaka gukurura ubwami bwa Yuda ngo bufatanye barwanye ubwami bwa Shuru bwari bwarayogoje amahanga menshi icyo gihe. Nuko umuhanuzi Izayasi yerekana ko Uhoraho adashaka ko Yuda ijyana igihango n'ibyo bihugu bya pagani. Cyakora ibyo Izayasi yavugaga ni bake babashaka kubyumva. Nubwo kujyana igihango n'ibihugu bya pagani, Yuda yari igiye kuyoboka ibigirwamana no kubyiringira. Yuda rero yagombaga kwiringira Uhoraho wenyine, kandi akayifasha gutsinda Shuru hatagombye gukenerwa amaboko y'abayoboke b'ikigirwamana cyitwaga Behali. Bavuga ko umwami Manase wa Yuda uri warayobotse ibigirwamana yanze kumva umuhanuzi Izayi, akaba yaramwicishije urukero akamucamo kabiri. Twizihiza mutagatifu Izayi ku itariki ya 9 Gicurasi. Mutagatifu Izayi udusabire. Tugaruke no ku mateka ya mutagatifu Pakomi umukuru w'abihaye Imana. Pakomi yavukiye mu Misiri ku babyeyi batemeraga iby'Ubukristo. Amaze kuba umusore yafashwe ku gahato n'Abaromani bashakaga ko bagira abasirikare. Icyo gihe Misiri yari imaze gutsindwa n'Abaromani, afatanwa n'abasore b'Abakristo benshi n'abari bajyanywe mu gisirikare. Ineza y'Abakristo no kwigomwa kwabo niyo byatumye Pakomi yifuza kuba umukristo. Yamaze guhinduka cukuri n'ibishuko byose by'ingeso mbi yagiraga. Pakoma hatabarukiye ntiyasubiye iwabo kwa se, ahubwo yagiye muri Tebayidi ku musozi wari utuwe n'Abakristo gusa. Abo mwigishwa arabatizwa, kuva ubwo rero atangira kwibaza uko azagenza ngo arusheho kwitagatifuza koko. Nuko arahaguruka ajya mu butayu bwa Tebayidi, ahasanga umuntu w'Imana witwaga Paremoni, ajya kumusaba ngo amufashe kwitagatifuza. Aramwakira barahabana. Nyuma yahawe umwambaro w'abamonaki ba mbere mu butayu. Icyo gihe yari amaze kunyurwa n'inama nziza zikomeye Paremoni yamugiraga. Amaze kumenyera imibereho y'abamonaki, Pakomi yagiye kwibera wenyine ku nkombe z'uruzi rwa Nili. Ntibyatinze abasore benshi barahamusanga ngo abafashe nabo kwitagatifuza. Imirimo bakoraga kenshi ni iyo guhinga n'iyindi y'imyuga. Mbere na mbere ariko bihatiraga gusenga, kwiga ibitabo bitagatifu no kwigomwa. Pakomi yari yarabandikiye amategeko meza yo kubafasha kurushaho kunogera Imana. Na Pakomi yubatse izindi monasteri 6 muri Tebayidi. Muri izo zose izamaye cyane ni iya Tebeni n'iya Pabu. Pakomi yapfuye tariki ya 9 Gicurasi mu mwaka 349. Abakristo ubwabo babanje kumushyira mu mubare w'abatagatifu, nyuma Kiliziya nayo irabyemera. Mutagatifu Pakomi udusabire. Dusoje kwifuriza kugira umunsi mwiza, aho himbaza abatagatifu Izayasi umuhanuzi, Pakomi mukuru w'abihaye Imana na mutagatifu Ranguda. Namwe inshuti z'Imana kandi bana Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.